Ari agaciro gakomeye cyane ntibura ubwa mbere ugeze kuri YouTube yacu, reba hano handitse subscribe mu ibara ry'umutuku uhakande kugira ngo ubumwe muri twebwe ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu utabashije kuvunika, kandi no kuri kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubibona utabashije kudushakisha cyangwa utagiye mu ishakiro kuri YouTube. Mu bahanzi 10 bivugwa ko bagurishije ubuzima bwabo kwa Sekibi nibo tugiye kugaruka kuri ubu ngubu. Udusigira igitekerezo ukande no kuri like. Mbere yuko dutangira iyi nkuru turagaruka cyane ku bantu bamwe na bamwe bagiye bivuga ko batanze ubuzima bwabo. Britney Spears siwe wa mbere, ariko mu ndirimbo ze nyinshi zitandukanye zirimo I Wanna Go yagaragaye ari kumwe n'umugabo ubona ko afite ibisa n'igishirira mu maso. Uyu muhanzikazi nawe n'umwe mu bo tuza kugarukaho bivuga ko bamaze gutanga ubuzima bwabo kwa Satani. Mu nkuru yacu uyu munsi kandi nanone turagaruka ko bivugwa ko babaye inkingi nyamwamba muri uyu muryango. Kuko mubizi rero benshi kuri iyi si ntabwo batekereza ko hazaza habo mu buryo burambye cyangwa se kwirangira ry'isi. Buri wese ahangayikishijwe n'ahazaza h'umufuka we, yibanda ku byamufasha kwamamara cyangwa se kubona amafaranga, nyamara hafi ya bose usanga batita cyane ko hazaza hirangira ry'isi irimo kugenda irangira. Ese nabaye bahanzi 10 twavuga ko bamaze gutanga ubuzima bwabo kwa Satani? Biravugwa ko muri rubanda bamaze gutanga ubuzima bwabo kwa Sekibi. Ku mwanya wa mbere ari umwanya wa 10 turaza kwasanga Katapeli, umuryango Illuminati ukorera mu mwijima guhera mu kinyejana cya 19, ndetse ntabwo ujye ubasha kugaragara cyangwa ngo ugaragaze ibikorwa byawo. Cyakora hari bamwe mu bahanzi bivuga ko bawurimo, abandi birakekwa. Katapeli rero byavuzwe ko nawe ari muri uyu muryango. Mu ndirimbo yise Dark Horse hagaragaramo ibimenyetso byo muri Egypt cyangwa se Egyptian time. Hagaragaramo kandi impande 3 piramide, ijisho rimwe n'ibindi bimenyetso. Muri 2014 ubwo yataramiraga muri Grammy Award yaribaye ku nshuro 56 ahitwa Colombian Broadcasting System, Katapeli yagaragaye mu bishushanyo bidasanzwe, ndetse n'umwe mu banyamakuru bakora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu amwita umuramyi wa Illuminati, umwe mu bari muri Illuminati cyangwa se Illuminati priestess cyangwa umuvugabutumwa wa Illuminati. Ku mwanya w'9 turasanga witwa Justin Bieber. Ku mwanya wa 9 nanone turasanga Justin Bieber. Justin Bieber rero akaba yaramamaye cyane mu ndirimbo zitandukanye nka What You Mean. Uyu muhanzi n'umwe mu bo bivugwa ko bagize umuryango wa Illuminati, ndetse hari bimwe mu bimenyetso bigaragaza bigashimangira ko uyu muhanzi ari muri Illuminati, nk'uko ikinyamakuru watchmoj.com dukesha inkuru kibitangaza. Justin Bieber afite tattoo y'igishushe ku kuboko kwe nk'uko yabigaragaje, ndetse kikaba kinafite igishushanyo cy'ijisho rimwe. Benshi batekereza ko Justin Bieber yapfiriye mu mpanuka ariko agasimbuzwa undi uriho kuri ubu ngubu nk'uko bakunda kwita Young Forever cyangwa se Forever Young. Justin Bieber kubwe hajya hakana amakuru yo kuba muri uyu muryango wa Illuminati. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi witwa Miley Cyrus. Umuhanzikazi Miley Cyrus akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ashyirwa mu majwi y'abari muri Illuminati. Yamamaye cyane mu ndirimbo zitandukanye zirimo We Can't Stop. Miley Cyrus yakoze uko ashoboye yereka abantu ko yakoze imibonano mpuzabitsina n'icyaha, by'umwihariko muri 2013 mu gitaramo cya MTV Video Music Award, aho yagaragaje ibikorwa bidasanzwe. Ku mwanya wa 7 hari umuhanzi Madonna. Madonna ni umwe mu bamenyekanye cyane, yagiye yamamara cyane mu bikorwa byo gukundana n'abasore arusha imyaka. Uyu muhanzikazi afite indirimbo yise ngo Illuminati. Agaragaza indirimbo igaragaza ifoto aziritse mu maso, yashyize hanze kandi akora n'indi yitwa Vogue. Uyu muhanzikazi nanone ni nawe wavuze ko Jay-Z na Beyonce nabari muri umuryango wa Illuminati muri indirimbo twagarutseho haraguru yise ngo Illuminati. Mu ndirimbo yise Express Yourself no mu gitaramo yakoze muri 1999 muri mu 1990 Blondie Ambition World Tour Live yagaragayemo cyane igishushanyo cya mpande 3 kikaba ikimenyetso cya Illuminati. Madonna nawe yahakanye ibyo kuba muri uyu muryango, cyakora hagaragaza ko
abari muri agaragaza abari muri Illuminati abaribo. Ku mwanya wa gatandatu hari witwa Britney Spears. Umuhanzi kazi Britney Spears amaze iminsi acuduriko kugeza abaye wa mbere kuri Spotify. Britney Spears yamamaye cyane mu gutandukana n'abagabo cyane mu buryo bwihuse. Yamamaye mu ndirimbo zitandukanye zirimo I Wanna Go cyangwa I Want to Go, no mu mashusho y'ibitente by'abana mu 1955 ndetse no mu 1956. Ibi kandi bikaba bimwe mu bikoresho bya Illuminati nk'uko watchmojo.com dukesha inkuru babitangaza. Ibi byongeye kwigaragaza muri filime yagaragayemo yitwa American Sweetheart, hagaragaramo umugabo ufite amaso y'ibishirira neza nk'ayo twavuze haraguru. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwitwa Lady Gaga. Lady Gaga ni umuhanzikazi w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu ndirimbo Poker Face. Uyu muhanzikazi rero habarizwa mu muryango wabihinduye ibitsina cyangwa se abihinduye umubiri, hari nabo abarizwamo ukunda kubarizwamo n'abatinganyi. Lady Gaga rero ashyirwa muri uyu muryango kubera ko amashusho ye menshi agaragara ahishe ijisho rimwe irindi rigaragara, by'umwihariko yabigaragaje mu ndirimbo yise Just Dance. Ku mwanya wa kane turasanga Kanye West. Kanye West ni umwe mu bagabo bamaze iminsi bavugwa cyane hamwe n'umukunzi we Bianca Cesori. Uyu mugabo yashakanye na Kim Kardashian, cyakora baza gutandukana babyarana abana bagera kuri 4. Uyu muhanzi yigeze ku byihamirizo bwe, cyakora arongera arabihakana. We n'umugore we mu ndirimbo bise Bond 2 bagaragara bari mu bikorwa bidasanzwe hasa nko muri Egypt. Ku mwanya wa gatatu hari umuraperi witwa Eminem. Eminem ni umwe mu bantu badasanzwe, n'umuhanzi udasanzwe uririmba ku muvuduko wo hejuru cyane. Eminem yabuze umusimbura mu buryo haririmba. Ikinyamakuru Illuminati Conspiracy ngo cyo cyemeza ko uyu muhanzi turasanga umuhanzikazi Rihanna nawe ari mu bahanzi bamamaye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusanzwe Rihanna akunda kwita Riri, ariko nyamara amazina ye asanzwe ntabwo ari Riri, ahubwo amazina ya Rihanna asanzwe yiswe n'ababyeyi ni Robbie Rihanna Fenty. Akenshi akunda kugaragara yihishe ijisho rimwe ndetse agakoresha mpande eshatu cyangwa se yazamuye amaboko. Benshi bamwita Queen of Illuminati nk'uko yigeze kubyemerera. Mbere y'uko tugera ku wa mbere, tubabwire ko abandi bagaragara bavuga ko bari muri Illuminati harimo uwitwa LeBron James. Uyu nguyu ni umwe mu bakina umukino wa basketball, arazwi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Rwanda benshi baramuzi. Undi ni umuhanzi witwa Kesha ndetse na Lil Wayne. Ku mwanya wa mbere hari umuhanzi Jay-Z bagiye bavuga ko ari umwami wa Illuminati cyangwa se ari umwe mu bari mu muryango wa Illuminati. Yagiye amenyekana cyane mu marenga akoresha intoki ze, gukoresha mpande eshatu n'ibindi. Jay-Z nawe yahakanye ibyo kuba muri Illuminati. Kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubasha kubona